ni ikintu gisanzwe kuba naba nicaye narangiza ngatekereza tereka mpaguruke kandi nkabikora, ariko sinshobora kwibwira nti umwanya sinzira urahagije maze ngo nikomeho hanyuma nkanguke. Uyu munsi sinzi igikoresho urimo urakoresha kugira ngo ubashe kunyumva, gusa nshobora gukeka ko ari hagati ya telefone na computer cyangwa ikindi gikoresho cyose cyaba kijya kuri internet. Ubu uri kunyumva tutari kumwe, kandi ubu uri kunyumva sibwo ndi kuvuga. Yaba uyu muyoboro wa internet ndetse n'igikoresho uri gukoresha kugira ngo ubashe kunyumva n'ibyo nanjye nakoresheje kugira ngo bibashe kukugeraho, byose byakozwe n'ubwenge bwa muntu. Tekereza ko ubwo bwenge bwa muntu bunakora icyogajuru ndetse bukanakora n'imbunda n'ibisasu. Uzi igitangaje ni uko uyu muntu ufite ubwenge buhambaye gutya, buriya ntiwamubaza isaha n'isegonda n'umunota yasinziririyeho ngo abikubwire uko biri. Bivuze ko niba atabimenya hari uwabikoze kandi washobora kubisobanura. Bishoboka bite ko kubaho k'uyu muntu byaba byaravuye mu mahirwe cyangwa ku bwihindurize bw'ibintu runaka? Ubwo tuganira iki kintu bugitekerezaho. Dutuye ku isi ituwe n'abantu miliyari 7,797,000 n'ibihumbi 798 n'abantu 739 mu mibare yagaragajwe mu mwaka wa 2020. Bamwe muri aba bemera ko hari izindi imbaraga ziri hejuru zacu kandi zidukontorora zadushyizeho arizo z'Imana. Abandi bakabihakana bakavuga ko nta Mana ibaho, bakagerageza kwerekana aho bituruka kugira ngo habe hariho abemera ko hariho Imana. Abemeza ko Imana iriho cyangwa ababihakana bose bafite ibyo bashingiraho. Reka ibi tubivugeho, ntujye kure kandi tubane kugera ku musozo. Ni ntakiruta Imana mico patience. Niwumva hari icyo byafasha wemerewe kubisangiza abandi. Kimwe mu bintu byibazwa cyane n'abantu nubwo batabishyira hanze harimo kwibaza niba Imana iriho cyangwa ko ari ikinyoma cyigishijwe n'abantu kubw'inyungu zabo. Hari ibisubizo bimwe mu bikunda gusubizwa mu by'ukuri bidafite igisubizo cya nyacyo. Ntawamenya ko iriho cyangwa ngo njye nemera ko iriho ariko abandi bemera ko itariho. Ubu buryo bwombi nta gisubizo bufite cyuzuye, kuko byaba byishe itegeko ryo kutivuguruza, law of non-contradiction, ubusanzwe riri mu mitekerereze ya muntu. Ntibishoboka ko igisubizo cyaba kivuguruza. Gusa wenda hari byakumvikana umuntu asubije bumwe muri ubu buryo uko ari bubiri. Imana ibaho nubwo hariho abashidikanya cyangwa bibeshya ko itabaho. Imana ntibaho nubwo hariho bamwe bibeshya cyangwa bashidikanya ko itabaho. Ubusanzwe ukuri kuba ari kumwe, ntibishoboka ko ukuri kwaba kwinshi. Kubw'ibyo rero ntibishoboka ko Imana yabaho ngo nirangiza kandi ntibeho. Ukuri rero kugomba kuba ari kumwe, ubwo iriho cyangwa ntiriho. Inshuro nyinshi ukunze gusanga abantu benshi bavuga ko kwizera ko Imana ibaho ari icyuka kiri aho gusa. Ikibazo natwe twibaza, ese kwizera ko Imana ibaho ni ibintu bitwarwa buhumyi n'abantu babaswa badatekereza, batwarwa n'amarangamutima, cyangwa n'ibintu byakumvikana ku muntu wese kandi kuri buri rwego? Muhumure, nanjye nicyo kimbesheje hano ngo tubiganireho. Ubundi iyo hajemo kwizera bivuze ko nyine nta bihamya bifatika biba bihari, ariko kwizera ko Imana ibaho byo ni ibintu bifite ibihamya kandi byumvikana kuri buri wese. Kubaho kw'Imana si ibintu byasaba ngo ubanze ubijyane muri laboratoire kugira ngo werekane ko iriho, cyangwa ngo ukoreshe siyanse nyinshi cyane kugira ngo bikunde bigaragare. Ahubwo n'ibyo umuntu abonesha amaso ubwabyo ni ibihamya byerekana ko Imana iriho, kereka hagize uzana ibi bivuguruza. Twifashishije urugero rwo mu rukiko, prima facie ni ibimenyetso by'ibanze bishobora gutuma umuntu akekwaho icyaha. Ibi ni ibimenyetso bikoreshwa mu rukiko iyo hatagize uza ngo agaragaze ko atari byo kandi atanga iby'ukuri bidashidikanywaho, biba ari ukuri. Kubaho kw'Imana rero bifite ibihamya byubakitse kandi bitajegajega, bitanamenerwamo n'ushaka kubirwanya uwo ari we wese. Abize ubumenyamuntu mu binyagihumbi byose, baba Abagiriki ndetse n'Abaroma, aba bose bakomeza kwemeza ko hari ikindi kintu kiri hejuru gifite imbaraga zihambaye, cyaremye byose kandi byose bikesha kubaho kandi gitegeka byose. Tekereza nawe uburyo ibiremwa muntu turi hano ku isi turi ibiremwa bikomeye, ariko nkaba ntabasha kwishyiraho igihe mara hano ku isi, nkaba nta bushobozi mfite ku rupfu kugira rwazira rwanjyana. Urupfu rukaba ruza rugatwara uwo ari we wese, yaba ukomeye ndetse n'uworoheje. Ibi bishatse gusobanura ko hari izindi imbaraga ziri hejuru yacu twese zikorera igihe zishakiye
kandi zisohoza icyo zishatse. Iki kiremwa muntu turi kuvugaho nacyo ubwacyo ni igikorwa cy'iyobokamana. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 nibwo byagaragaje ko byibuza mu mubare mwinshi utuye isi 84% bose bivugwa ko ari abayoboke b'amadini runaka yemera Imana imwe batavanguye, kandi 16% gasigaye nabo ntabwo ari abahakana Imana gusa, ahubwo harimo abemera ko Imana iriho ariko batahisemo kuyoboka idini na rimwe. Abandi bakaba bahitamo gukora ibintu byo gusenga cyangwa bagasenga ibihari. Niyo mpamvu usanga bamwe basenga inka, abandi bakeza imyungu bakayisenga, kuko mu muntu haba harimo kugira ikintu aramya uko byagenda kose. Uko nyine niko Imana yamuremye. Abandi bakaba bemeza ko nta Mana ibaho, ko ibyo byose ari ibinyoma. Ancient History ni igitabo cyanditswe mu mwaka w'1854 cyanditswe na Lord Charles. Bimwe mu byo yavuzeho: hariho ikintu gihoraho mu gihe cyose kandi ahantu hose kandi kiri hejuru y'ibintu byose. Ntibishoboka ko umuntu yagihakanisha ibitekerezo cyangwa kutabyemera. Abahakana Imana cyangwa se abatheiste resate mu rurimi rw'igifaransa, hariho ibyo nabo bagenda bagaragaza byerekana aho bakeka ko haba haravuye igitekerezo cyo kwemera Imana. Bamwe bavuga ko igitekerezo cy'Imana cyavuye ku buryo abantu babona ibiri ku isi. Imana abantu bayihimbye nka kimwe mu ntwaro zo kubafasha guhangana n'ibibazo by'isi nk'ibiza, ibyorezo, ingorane, intambara, urupfu, ubukene n'ibindi. Ikindi kandi hari ukwihimbira Imana bigendanye n'icyifuzo cya buri muntu wese, nk'aho usanga bavanga Imana y'umusaruro, Imana y'imvura, Imana y'umuvinyo, cyangwa ngo Imana y'izuba, ngo Imana y'umucyo n'ibindi byose. Kandi bakanavuga ko izo mana zose abantu bahimbye arizo zaje kuvamo igitekerezo cyo kuvuga ko habaho Imana imwe. Modern Discovery and the Bible cyangwa ubuvumbuzi bwagezweho na Bibiliya cyanditswe mu mwaka w'1952, cyanditswe na profeseri wa Bristol University Rendo. We ahubwo agaragaza ko kuba hariho Imana imwe ariho havuye igitekerezo cyo ko hariho Imana nyinshi bitewe n'abantu icyo bashakaga mu gihe bagiye babivugamo, kuko iyo Mana imwe ari ibigena byose. Kubavuga kandi ko cyaba ari ikinyoma cyazanywe n'umuntu runaka kubw'inyungu ze gusa, asobanura ko bidashoboka ko igitekerezo cy'umuntu cyaba icyiyumviro cya buri muntu wese ndetse na buri hantu hose. Ubundi kubona ko Imana iriho nawe wirebye wabona ko utabayeho nk'impanuka. Reba umubiri wawe, ukozwe n'amamiliyari menshi y'utunyangingo cyangwa se cells mu rurimi rw'icyongereza. Buri karemangingo gafite umutima, nucleus. Hagati muri ko harimo ibihumbi byinshi by'uduce duto cyane tubitse amakuru y'umurage karemano umwana akura ku mubyeyi we, genes. Niyo mpamvu dushobora kureba umwana tukabona ko asa na se cyangwa tukabona ko asa na nyina. Buri kamwe muri utwo duce dutoya tubitse amakuru, genes, kagizwe n'ikinyabutabire DNA cyangwa se deoxyribonucleic acid. DNA ni amakode abitse ibimenyetso bigize umuntu, nibyo bituma ubu uriwe ndetse tukaba twanagutandukanya n'abandi. Kode ziri mu karemangingo kamwe ugerageje kuzandika zakwira imizingo 1000 ya encyclopedia. Encyclopedia ni igitabo kinini cyane. Ibi byanditswe n'umunyasiyanse ukomeye cyane mu kinyamakuru Reader Digest mu mwaka w'1962 yitwa Pratt. Byaba ari ubwirengagizi bukomeye mu buryo bw'imitekerereze mu gihe ahantu hari amakode cyangwa amabanga byaba nta wabikoze cyangwa nta wabihashyize. Iki rero ni igihamya gikomeye cy'uko hari umunyabwenge uri inyuma y'ibyo byose. Ntabwo ikibazo cyo kwibaza uburyo DNA zageze mu muntu cyabonerwa igisubizo mu gihe cyose tutari kwemera ko hariho umuremyi wa byose. Umubiri w'umuntu ubwawo ugizwe n'uruhurirane rw'inzungano zitandukanye: uruhu, amagufa, imikaya, urwungano ngogozi, amaraso n'imitsi, ubwonko ndetse n'ingingo zisohora imyanda n'ingingo z'imyororokere. Buri rwungano rukozwe n'ingingo nyinshi zitandukanye bitewe n'aho ziri ndetse n'icyo zimaze. Iyo utekereje neza ubona ko umubiri ari nk'uruganda runini cyane umuntu yakubaka akaruha kandi rwubatswe n'umuhanga. Ufatiye urugero kuri Boeing 747 ikozwe n'uduce miliyoni 4 twose tutaguruka, ariko iyo duteranijwe mu buryo bw'ubuhanga tubasha kuguruka. Mu by'ukuri bisi ibintu byaba byarikozwe ku bw'amahirwe cyangwa ku mpanuka, ahubwo
hari uwabiremye. Ubwenge bwa muntu ni ikimenyetso cyerekana ko hariho Imana. Benshi mu bahakana Imana nabo iyo bageze kuri icyo kintu bumva batsinzwe rwose. Uyu ni uwitwa Isaac Simanov mu kinyamakuru Smithsonian Institute Journal cyasohotse mu kwa gatandatu mu 1970. Ubwenge bwa muntu nicyo kintu gikomeye kandi cyubakanye ubuhanga buhanitse mu isanzure. Undi yitwa Richard Dawkins, yigisha muri Oxford University. Mu gitabo cye yise Blind Watchmaker yanditse mu 1986. Igitangaza cy'ubwenge bwa muntu ntigishobora gusobanuka tutemeye ko hariho umuremyi, kandi uwo muremyi akaba ari Imana. Buri kintu cyose kiriho kigira gitera, cause and effect. Niba tubona design bivuze ko hariho na designer. Umwe mu banyasiyanse bakomeye babayeho, Robert Jastrow, mu gitabo yanditse cyitwa Untitled Chapter mu 1977, yavuze ko bidashoboka ko ikintu cyabaho kidafite icyagiteye. Niba tubona isanzure tukaba tuzi uburyo imibumbe iriho ikurikirana, bigaragaza ko hariho uwabikoze kandi wakoze design yose. Kuba isanzure iriho ntawe ubishidikanyaho, kuko ubwo nawe yaba atariho, kuko iyi si dutuye ubwayo ni umubumbe uteretse mu isanzure. Izuba rituvira ndetse n'ukwezi n'inyenyeri byose tubasha kubonesha amaso tutifashishije ibindi bipimo, ibyo byose biri mu isanzure. Isanzure ni urusobe rw'imibumbe itandukanye. Isi ni ya gatatu mu mibumbe igaragiye izuba, solar system. Habanza Mercury, hagakurikiraho Venus, hakabona kuza isi. Buri mubumbe urizenguruka ukanazenguruka izuba. Iyo urebye aho isi iherereye uvuye ku zuba, bigaragaza ko ku isi hari hagenewe kuba ibinyabuzima karemano. Isi iyo izenguruka izuba ikora uruziga rufite ishusho nk'iy'igi, elliptical form. Iyo yegereye izuba irihuta cyane, maze yarirenga ikagenda gakeya kugira ngo abantu tudashyuhirwa cyane. Isi izenguruka izuba mu gihe kingana n'umwaka, mu gihe uyu ubwayo yizenguruka mu gihe kingana n'amasaha 24. 3/4 by'isi bigizwe n'amazi. Kugira ngo ubushyuhe bugabanyuke maze ubuzima bukomeze, itonde ry'imibumbe mu isanzure riri ku buryo bupimye, kandi iyi mibumbe igenda mu buryo budahindagurika. Niyo mpamvu abantu bashobora kohereza satelite mu kirere. Niyo mpamvu kandi bashobora kumenya ko ubwira kabiri buzaba mbere y'ibinyacumi by'imyaka, cyangwa tukamenya tuti ikirunga runaka kizaruka mbere y'imyaka runaka. Iri sanzure rero si ikintu cyahozeho, kuko ari Bibiliya ndetse na siyanse byose byerekana ko rifite itangiriro. Robert Jastrow muri cya gitabo cye nanone yanditse cyitwa Untitled Chapter asobanura ko igihamya gikomeye cy'uko isanzure ryaremwe ari uko abanyasiyanse bagerageza gutanga igihe rimaze. 14 billion years ago. Bivuze ko rero rifite igihe ryatangiriye. Ntabwo rero iyi sanzure yiremye, kuko nk'uko tubizi cyangwa uko twabibonye mu itegeko ry'imitekerereze ryo kutivuguruza, law of non-contradiction, nta kintu cyakirema kuko byasaba ngo kibanze kubaho maze kizabone kuza kwirema. Creator agomba kubaho mbere ya creation. Kuba nta kintu kirema kandi byanavuzweho na Dr. George Davis, umunyasiyanse w'umunyabugenge, mu gitabo cye yanditse Expanding the Universe mu 1957 kuri paji yacyo ya 71. Bivuze rero ko Imana ariyo yaremye, kuko ribaye ryariremye bivuze ko hariho igihe haba hariho ubusa gusa. N'iki gihe rero yaba ari nta kintu kiriho, kubera ko ubundi ubusa butabasha kurema ikintu. As follows. 1. If the universe, niba isanzure rifite itangiriro, nta kabuza rifite icyateye cyangwa se wateye ko ribaho. Rero isanzure rifite itangiriro, bityo rero isanzure rifite icyateye intangiriro yaryo kandi gituma rimeze neza. Rero ntibishoboka ko inkomoko yaryo yaba ari uko ryitangiye ry'ubwaryo, cyangwa se rikaba ryarabayeho ku bw'amahirwe. Igishoboka ni uko ryaba rituruka ku muremyi w'umuhanga watumye rigira iryo tonde ryaryo ridasobanye. Ubundi mu buryo bw'imitekerereze dushobora gushyira ibintu mu bice bibiri. Igice cya mbere ni ikintu cyangwa se mata, ndetse n'igitekerezo mind. Ubwo hagati ya mind ndetse na mata cyangwa igitekerezo n'ikintu kiriho, muri byo hariho icyahozeho, ariko birumvikana ko ari igitekerezo kuko ikintu bwacyo kitakishyiraho. Ibyo bitekerezo rero byahozeho ni iby'Imana. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Aho ni mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere. Bivuze ko rero
Imana yahozeho kandi ko ariyo yaremye byose. Hariho uburyo abahakana Imana bashaka kwerekana ko ibyo tubona yaba ubuzima n'ibyaremwe byose byavuye ku mahirwe, nko kuvuga ngo ikibumbe cy'umukungugu ndetse n'umuriro cyabyaye isanzure bigakomeza bikazavamo n'utuntu tw'utunyamaswa twitwa inguge ikava nk'umuntu. Gusa ibi bibaye ari ukuri, bivuze ko kandi niba inguge yaragiye yunamuka kugeza ivuyemo umuntu, bivuze ko twaba tujya tubona ikintu kiri hagati y'inguge ndetse n'umuntu, cyangwa tukabona inguge yakomeje kunamuka mpaka yiheteye inyuma ku buryo yanakambakamba inda ari yireba hejuru. Dr. George Wakad mu kinyamakuru Scientific American cyo mu 1954, hariho uburyo bubiri gusa bushoboka mu kubaho k'ubuzima. Ubwa mbere ni ukuba ubuzima bwariremye ku bw'amahirwe bitavuye ku kinyabuzima cyangwa se spontaneous generation. Ubwa kabiri ni ukuba ubuzima bufite umuremyi cyangwa se icyo bita special creation. Abanyasiyanse benshi biga imihindagurikire y'ibinyabuzima evolution ntibemeza na gake ko ubuzima bwabaho bwiremye ku bw'amahirwe bitavuye ku kinyabuzima. Ibi ni ibyanditswe mu gitabo Life Introduction to Biology cyanditswe mu 1957 cyanditswe na Dayrod Simpson kuri page yacu ya 261. Inkomoko y'ubuzima mu bwihindurize n'amahirwe cyangwa se evolution ntishoboka. Goldberger ndetse na Green mu gitabo Molecular Insight cyo mu 1967. Iyo urebye ubona nta gihamya cyo mu buryo bwa siyanse cy'uko ubuzima bwabayeho muri ubwo buryo. Ibyo mwabibona kuri page ya 406 ndetse na 407. Gusa ngo hariho amahirwe ashoboka ko ibyo byabaho nk'uko abandi banyasiyanse bagiye babigaragaza. Aha ni mu gitabo cyitwa Energy Flow cyanditswe n'impuguke mu bya evolution Harold Morowitz. Amahirwe ashoboka yuko akanyabuzima koroheje gato katuruka ku kintu kitari ikinyabuzima angana na rimwe mu mahirwe rimwe wongereyeho inyuma ya rimwe amazeru miliyoni 340. Dr. Carl Sagan nawe ni impuguke mu bijyanye n'isanzure n'ubumenyi bw'ikirere. Aya mahirwe angana na rimwe muri rimwe wongereyeho amazeru miliyari 2. Ku bantu bazi imibare ibyo murabyumva neza cyane. Uyu mubare ubwawo kuwandika byafata ibitabo ibihumbi 6 bya page 300 buri kimwe. Icyoroshye nuko wasimbukira muri Nyabarongo ukavamo wumutse nta mazi na make yakuriho kandi wambaye imyenda. Uyu we ni professeur muri kaminuza ya Princeton muri Amerika, akaba n'umushakashatsi Edwin Conklin. Gutekereza ko ikinyabuzima cyaturutse mu kintu kidafite ubuzima ni nko kuvuga ko inkoranyamagambo yiyanditse neza igaturuka ahantu bafotoreraga inzandiko haturitse. Ibaze nawe kuba naza nkakubwira nti nsize pasi muri salo none nsanze turaza umushwi w'inkoko. Icyo ni ikinyoma utakumva niyo nakoresha ubuhe buryo nkikumvisha. Ni ibintu bitabaho ko ikintu kidafite ubuzima cyabyara ikinyabuzima, ahubwo tugomba kwemera ko niba ikibumbano gihari hari uwakibumbye. Ntiwagera muri Nyungwe ngo ubone iriya kanopi wako utangara uti mbega ikintu cyiza kimejeje, cyangwa ngo ubone inzu mu ishyamba utekereze ko yahishyize. Isanzure ubwaryo risiba gusiga ibihamya by'uko hari imbaraga zirigenzura kubw'impamvu runaka. Astronomer John James mu kinyamakuru Time London cyo mu kwa gatanu mu 1930, uburyo isanzure yubatse mu mibare nibyo byatumye abahanga nka Einstein babasha gushyiraho amategeko karemano mu buryo bw'imibare bufatika. Ibi byavuzwe na Lincoln Barnett mu gitabo yanditse The Universe and Dr. Einstein mu 1959. Ikindi kintu mu by'ukuri kigaragaza ko Imana iriho ni uko buri muntu wese azi ikibi n'icyiza, morality and duty. Buriya umuntu ashobora kwirengagiza agakora ikibi ariko si uko ataba abizi. Icyakwereka ko abizi ni uko bimukoreye yabimenya. Rero niba umuntu azi ko hariho ikibi ni uko hari urugero rw'icyiza ruri muri we. Urwo ni urugero rw'Imana. Gukiranuka no guca imanza zitabera ni imfatiro z'intebe yawe. Imbabazi n'umurava birakubanziriza. Zaburi ya 89 umurongo wa 15. Kuba abantu bose bazi gutandukanya ikibi n'icyiza ni uko hari umuremyi wabaremye usumba byose kandi ukiranuka. Kubemera Imana ngiki gisubizo ni uko ubuzima bwaremwe n'Imana yera. Abahakana Imana atheist cyangwa les athées mu rurimi rw'Igifaransa bavuga ko ari ibintu abantu bagiye biga kugira ngo bahirwe no kubaho mu isi. Muri ibi byombi igisubizo cya nyacyo ni ikihe? Abiga ihindagurabuzima evolution bavuga amahame abiri ubuzima bwubatseho. Irya mbere natural selection
ahantu ibinyabuzima biba niho hahitamo ibigomba kuhaba. Irya kabiri, survival and fittest, aha ni nko kuvuga ko ubuzima ari intambara, ko uyitsinze ari we wemererwa kubaho. Iyo urebye ibi nubwo wakumva ko birimo ubwenge, ariko ntabwo byahura n'ubuzima bwa muntu, kuko icyo gihe nta muntu wazongera gushinja undi ko yakoze nabi cyangwa kumushimira icyiza yakoze, kuko ahari ariho habihisemo. Bibaye bityo kandi ubwo uwishe umuntu byaba ari uko yatsinze urugamba rwo kubaho, kandi uwapfuye amahitamo karemano akaba ariyo yamwangiye kubaho. Bibaye ari uko biri, gereza cyangwa se ubundi buryo bwose bwo guhanamwa abanyabyaha byaba byarazanywe no kubangamira abantu. Niba ari uko biri, kuki ubuzima bwa Adolf Hitler butandukanye n'ubwa mutagatifu Mariya w'i Calcutta? Yaba ari nta mpamvu rwose yo kugira ngo umuntu asigarane umutima umuhana ikibi n'icyiza. Hagomba kuba hariho Imana kugira ngo habeho urufatiro rw'ikibi n'icyiza, bityo umuntu ashobore no gukenera ubutabera, kuko ibyo bihari ni uko ubuzima bwaremwe n'umuremyi, kandi umuremyi ukiranuka. Dr. William Lane Craig hari icyo yabisobanuyeho. We can summarize this third argument as follows. 1. Dushobora gufata umwanzuro kuri iyi ngingo mu magambo make mu buryo bukurikira. Niba Imana itabaho, kurarikira gukora icyiza mu buryo bwuzuye ntibibaho, kandi kurarikira gukora icyiza mu buryo bwuzuye bibaho. Ubwo bivuze ko noneho Imana ibaho. Bibiliya ni imwe mu nyandiko zikuze dufite hano ku isi. Tuyibona kandi itangira ihamya ko mbere na mbere Imana yaremye, nk'uko tubibona mu gice cya mbere cy'itangiriro ku murongo wa mbere. Birashoboka ko mu banyumvaga hariho abataremera kubaho kw'Imana. Umupfapfa ajya yibwira ati nta Mana iriho. Bibiliya yera, Zaburi ya 14 umurongo wa mbere. Pawulo intumwa ya Yesu Kristo nawe yavuze ko kubaho kw'Imana kugaragarira mu byaremwe. Erega ibyo umuntu ashobora kumenya byerekeye Imana bimaze kubagaragarira, kuko Imana ubwayo yabibagaragarije. Kuva isi yaremwa, ibitaboneka by'Imana, ni ukuvuga ububasha buhoraho bwayo n'ubumana bwayo, abantu babibona mu byo yaremye ku buryo busobanutse. Ntacyo rero bafite bakwireguza. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 20. Tugomba kwemera ko hariho Imana imwe, nk'uko tubibona mu itangira igice cya mbere umurongo wa mbere. Iki si igihamya cy'uko Imana iriho gusa, ahubwo ni icy'uko yahozeho. Aha rero bitandukanye n'ibyitwa Imana byose, nk'aho muri Egiputa bavuga ko Osiris cyangwa se Imana y'izuba ariyo yaremye Imana zose bizera, cyangwa Abahindi bakavuga ko Burahima ariyo yaremye byose, ngo ikaba yaravuye mu igi rya zahabu Golden Age, cyangwa izindi Imana namwe muzi. Bibiliya yo ntabwo isigamwe urujijo nk'urwo, ahubwo isobanura ibintu uko biri. Kubaho kw'Imana kandi kunagaragazwa n'ibimenyetso byo mu mateka byerekeye ubuzima bwa Kristo wapfuye akazuka. Imana yihinduye umuntu yigaragaza hano ku isi mu bubasha bwayo bwose. Yanabihamirishaga kandi gukora ibitangaza byinshi. Yazuye abapfuye, akiza impumyi, ibirema biragenda, ndetse n'abadayimoni barahunga. Uyu rero yaje gupfa abambwe ku musaraba i Golgota kubw'ibyaha by'abantu, kuko ari wo murimo wari waramuzanye kugira ngo acungure abanyabyaha maze abahuze n'Imana. Muri urwo rupfu rwe niho harimo ubwami bw'Imana ku bantu bose, kuko ari abanyabyaha. Imana rero ntiyashimye ko aguma mu bapfuye, ahubwo yamuzuye mu bapfuye kubw'imbaraga zayo. Bigaragaza ko uwo yihamyaga ko ari we, kubwo yahamyaga ko aturuka ku Mana, atabeshyaga, ahubwo koko ko yari Kristo, umwana w'Imana nzima, utumenyesha Imana y'ukuri. Imana nayo yahamije iby'uwo ko akwiye kumvirwa n'abatuye isi bose. Ese koko Kristo yarazutse? Ni ibihamya kibihari byatwemeza ko Kristo yazutse, kandi koko byatuma tuza kumenya ko ari ikimenyetso cyerekana ko Imana iriho. Dr. William Lane Craig araduha byibuza bine muri byo. Number 1 is that following his crucifixion, Icya mbere, nyuma yo kubambwa no gupfa kwa Yesu Kristo w'i Nazareti, umurambo we washyinguwe n'umwe mu bakuru b'urukiko rukuru rw'Abayuda witwaga Yosefu w'Umunyarimataya. Icya kabiri ni uko nyuma yo guhambwa kwe, iyo mva yasanzwe irimo ubusa n'itsinda ry'abagore bakurikiraga Yesu ku cyumweru mu gitondo.
icya gatatu, abantu batandukanye b'ahantu hatari hamwe babarizwa mu matsinda atandukanye bahamije ko biboneye Yesu Kristo w'inazareth ari muzima nyuma y'urupfu rwe no guhambwa kwe. Icya kane, abigishwa be nyuma yo kumwibonera ari muzima bizeye badashidikanya ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ibyo bihamya uko ari bine bizwi neza n'umubare nyamwinshi w'impuguke zisesengura amateka aboneka mu nyandiko z'isezerano rishya muri Bibiliya yera. Kuba Imana yarazuye Kristo mu bapfuye rero ni ikimenyetso cyuzuye cy'uko iriho kandi yihishuriye muri Kristo. Ubu ushobora kumenya Imana kandi ukabaho ubuzima busabana nayo, byose bica muri Kristo wapfiriye ibyaha by'abantu. Umwizeye wese agirwa intungane imbere y'Imana. Iyi nkuru ikwiriye kumvwa na buri wese aho ari hose ku isi, kuko iyi ari yo nkuru y'umukiro. Ndabashishikariza gukora nk'ibyo nakoze ubwo numvaga iyi nkuru bwa mbere, bagatangira gusenga, bagapfukama imbere y'uburiri bwabo, bagasaba Imana bati, Mana, ndashaka kunyiyereka, ndashaka kukumenya. Icya kabiri, nabatera umwete wo gutangira gufata ibyanditswe byera, bagatangira gusoma ubuzima bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe mu mavanjiri muri Bibiliya yera. Uko ugenda usoma ubutumwa bwiza cyangwa se amavanjiri, wibaza uti, ninde mu by'ukuri uyu mugabo yari we? Ninde yavugaga ko ari we? Kuko nimba ari we Imana yambaye umubiri w'umuntu ngo apfire ibyaha byanjye. Ndizera ntashidikanya ko hari abantu bazashaka ibyo bikabayobora ku Mana y'ukuri nk'uko byangendekeye. Abo rero bazarushaho kumenya ko Imana iriho kandi yihishuriye muri Yesu Kristo imuzuye mu bapfuye. Kandi ndabatera ishyaka ryo kwizera ibyo, bagaha ubuzima bwabo Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Umwana w'Imana akundwa na se, kandi se yamweguriye byose. Uwemera umwana w'Imana aba abonye ubugingo buhoraho, naho utamwumvira ntazabona ubwo bugingo, ahubwo Imana izagumya imurakarire. Iyo yari inama igirwa abantu batarizera Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, kuko ntibaramenya Imana y'ukuri, kuko Imana y'ukuri yihishuriye muri Kristo Yesu ubwo yazaga hano ku isi. Twebwe Imana yagiriye ubuntu bwo kubasha gusobanukirwa Imana y'ukuri ariyo duhishurirwa muri Kristo Yesu. Umunsi ku munsi ubuzima bwacu bugenda buhinduka kubera ko twamenye Imana y'ukuri. Tuzasubire mu byegeranyo by'ubutaha umwami agumye kubihishurira.